Le président Burundi a voté une invitation. Comment au moment où tu dans la banque? Deuxième question. Reka twinjira ku murongo w'urugamba by'umwihariko tugiye kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo ndetse turaza no kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyepfo turaza kwinjira muri territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga irimo irameramo imirwano ikomeje cyane hariya muri turiya duce twa muri secteur ya Itombwe. Ahanga turaza kubabwira uduce turenga dutanu mama 23 ndetse natwirwaneho bamaze kwigarurira. Hanyuma nituje kuva muri utwo duce turaza kubabwira drone imaze kurasa mu duce turimo ingabo z'abarundi. Aho ngaho akabari ahantu bita mu Rusenda, ahanga akabari ahantu bita mu Rusenda. Ni nako tuza no kubabwira tubabwire uko bimeze hano muri tuno duce twinshi dutandukanye twa Uvira. Twa Uvira hari abaturage bakomeze gutotezwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba harimo n'abagore baraye bafashwe ku ngufu benshi cyane hariya muri turiya duce twa Uvira, abandi bakicwa. Abo ngabo bishwe ni bangahe, abafashwe ku ngufu ni bangahe, ibyo byose turaje tubigarukeho ndetse n'ibindi tutabashe kubabwira. By'umwihariko reka mbasabe mu nyemerere duhere muri tuno duce twa Fizi. Ku munsi w'ejo buri twarimo tubabwira imirwano irimo igenda ibera mu duce twinshi twa Fizi. Hariya muri Fizi twababwiye uduce twinshi twari tumaze gufatwa, turimo za Kirumbi, turimo za Mutambara, utwo duce twose twarangije kugira gute gufatwa. Ariko noneho muri iki gitondo cya karekare imirwano yabyutse iba mu gace bita Kicura mama 23 ndetse natwirwaneho baje kwigarurira kano gace ka Kicura ndetse bigarurira n'agace bita kwa Marungu. Aha kwa Marungu na hano bita Kicura na ahantu hegeranye cyane kandi harimo ba mama 23 natwirwaneho barimo baragenda basatira hariya kuri territoire ya Fizi. Hanyuma noneho tukiva muri tuno ducereka twinjire tubabwire ahantu bita mu Rusenda. Mu Rusenda harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano irimo ibera hariya muri turiya duce twa za Rusenda. Hari ingabo z'abarundi zihari nyinshi cyane zitandukanye. Hano hakongera kandi hakaba ingabo za mama 23 ndetse natwirwaneho. Mu gice kimwe kirimo mama 23 natwirwaneho. Ikindi gice kikongera kikabamo iki ingabo z'abarundi. Ibi bikaba byitumye muri aya masaha turimo tubagezaho amakuru. Hari drone imaze kurasa mu ngabo z'abarundi. Gusa iyo drone ingabo z'abarundi FRDC FDLR bavuga ko ari mama 23 yabagabyeho ibitero bya drone. Ariko mama 23 ndetse natwirwaneho ntabwo baragira gute tibarabitangaza ngo bavuge ko ari bo bagize gute ari bo bagabye ibi bitero. Ariko ibi bitero bitanye abasirikare benshi biki mu Burundi. Dore ko drone ijya yica cyane. Ntabwo ari kimwe no kubateramo iki gisasu. Fragment zirangiza cyane. Zangiza cyane bimwe mu bice by'umubiri. Iyi drone yarekuye amakompora agera muri 4 barasa ahantu hari ikigo cya gisirikare cy'u Burundi. Iki kigo cya gisirikare cy'ingabo z'u Burundi bakirashe hashyagwamo abasirikare bagera muri 67 ndetse haza gupfamo n'abaofisiye bane. Abo ofisiye bane bapfuye harimo umukapiteni ndetse hakabamo n'aba lieutenant ndetse n'abasuriyetena. Aba ofisiye n'abasuzo ofisiye bose hapfuyemo bane. Abaguye ku rugamba bose ni 67. Abakomeretse bivugwa ko bashobora kuba bageze muri 84. Dore ko iyi drone yabarashe mu gihe bari kuri foreign muri turiya duce twa za Rusenda. Iyi Rusenda iheruka kuberamo imirwano ikomeye cyane uburyo mama 23 yatangaje ko yarangije kwigarurira turiya duce twa za Rusenda, ariko n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zikomeza zivuga ko arizo zifite iki Rusenda. Ariko kugeza aya masaha nuko tuzi ko iyi Rusenda ifitwe igice kimwe kirimo ingabo za mama 23, ikindi gice kikongera kikabamo ico bita twirwaneho. Ibi bikaba byatumye kandi habera imirwano ikomeye cyane. Abarundi bahise bazamuka bajye kugaba ibitero ku bice birimo mama 23 ndetse natwirwaneho. Kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru baracyarimo bakubitana aya muri turiya duce, baracyahanganye. Ariko gusa icyo tuzi ko mama 23 ihagaze neza ndetse na MRDP twirwaneho. Abangaba bakaba barahagurutse kugira ngo babashe kurwanirira abaturage. Nta kindi cyatumye bafata ziriya ntwaro no kugira ngo babashe kurwanirira abaturage bari bamaze igihe kirekire bicwa batotezwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bicwa rubozo, bamwe batemwa, abandi bagatwikwa bakaribwa. Twabonye abicwa hariya muri turiya duce twa Goma, abo bita bakabongo, twabonye hariya muri za Misisi, twabonye hariya muri za Baraka. Abo bose bagiye bicwa kandi bakicwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
bituma mama 23 natwirwaneho bafata intwaro kugira ngo babashe kureba uburyo barwanirira abaturage. Sutu duce twenyine turimo dukomeza kuberamo imirwano. Reka mbasabe munyemerere tube turetse Mwenga musigaye Mwenga ndaje mbabwira ukuntu bimeze hariya muri Mwenga. Reka manze nyaruke ngira ahantu bita Mitamba hari kubera imirwano ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo mama 23 yagabweho ibitero iza kwivuna umwanzi hariya muri Mitamba. Irasa umwanzi imukura hariya muri Mitamba iramumanura. Imukura muri Mitamba bamanuka uriya musozi wa Kirungwa bagarukira hafi yo kugataka, abandi bamanuka umusozi wa Gafinda bagiye kugera epfo ahantu wabakagezi ingabo za mama 23 ndetse natwirwaneho bafungira aho ngaho. Hanyuma noneho aho bita Buhonde aho ngaho naho harimo harabera imirwano. Ibi bikaba byatumye bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangira kugira ubwoba bavuga ko Uvira isaha n'isaha ishobora kugira gute ishobora gufatwa, dore ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zazamutse zivuga ngo zigiye kwigarura tumwe mu duce turimo za Gongwe, ndetse bakazamuka bakagera hariya muri tuwa duce twazamurambya bakagera za Gahuna za Kagogo za Gatanga, turiya duce bari bavuze ko bagomba kugira gute bagomba kutwigarurira, ariko bakaba bakubitanye n'ingabo za AFC M23 twirwaneho maze bakabamishaho urufayo rw'amasasu. Babamisheho urufayo rw'amasasu baza kubasubiza inyuma batumva batabona. Ariko kugeza aya masaha Mitamba mama 23 natwirwaneho barayifite, bakongera bakagira ndetse n'isoko ryayo ahantu hahoze haremera isoko ryo kuwa mbere cyangwa se isoko ry'amakazi rimwe aho ngaho nibo bahafite. Bakongera kandi bakaba bamanutse uriya musozi wa Kirungwa bakaba bari hafi kugera ahantu bita kugataka. Hariya kugataka hakaba hari abaturage bahatuye. Gafinda naho nababwiye uko bimeze. Munanira nayo yabereyemo imirwano ikomeye cyane. Ingabo za mama 23 natwirwaneho bahise bakaba iriya misozi yose yegereye hariya muri turiya duce twaza Uvira, hariya hose bahise bahakaba. Tukiri muri turiya duce twaza Uvira, hariya muri Uvira hamaze kugaragara abagore barenga 4. Abo bagore barayibishwe n'ingabo za FARDC FDLR Wazalendo. Hakaba hamaze kugaragara abagore barenga muri 16 baraye bafashwe ku ngufu. Aba bagore bose bakaba biciwe hariya muri uriya mujyi wa Uvira, ndetse bakicwa bamaze no kugira gute gusambanywa cyangwa gufatwa ku ngufu. Ibi ngibi kandi bikaba byatumye bamwe mu basirikare ba FARDC bafungwa. Hari abasirikare bagera muri 16 batumijwe Kinshasa bakaba barangije gufatwa berekeje muri Kinshasa kugira ngo baje gufungwa babazwe ibyo barimo bakorera abaturage ari muri turiya duce twaza Uvira. Gusa Uvira umutekano ntago wifasha neza, Uvira ntago bimeze neza cyane, abaturage barimo baragenda bahohoterwa isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Abaturage ba Uvira barimo barahohoterwa cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abahibu Serpent Noire, Anaconda ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ka Wazalendo ka FDLR. Abo bose nibo barimo bakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbasabe munyemerere tutarijara muri Itombwe tubabwire uko byifasha hariya muri turiya duce twaza Baraka. Hariya muri Baraka hagaragaye umurongo munini cyane w'abaturage barimo bahunga. Abaturage barimo barahunga iki? Abaturage barimo baragenda bahunga, amasasu arimo aragenda abegereza mu duce barimo. Ibi bikaba byatumye abaturage bahunga muri utu duce dukurikira. Abaturage bahunze mu gace ka Kanguri nta muturage ukirimo. Mutambara nta muturage ukirimo. Bahinja nta muturage ukirimo. Inagiheri nta muturage. Kwa Chef Rusema nta muturage ukirimo. Gatete nta muturage ukirimo. Ikirumbi nta muturage ukirimo. Ndetse n'abita kwa Sebatware. Gusa abaturage bose bahunze muri turiya duce bose ubu ngubu bahagarariye ahantu bita Kabembwe. Hano muri Kabembwe nababwiye amakuru kuwa gatanu babwira ko Kabembwe yari irimo ingabo z'u Burundi, abarundi baza kugira gute baza guhunga bava hariya muri turiya duce twaza Kabembwe. Aha ngaha bikaba byahise bituma abaturage bahita bamanuka bajya hano muri kano gace ka Kabembwe. Iyi mihana yose basomeye yose yarangije kugira gute guhunga muri turiya duce yerekeza yerekeje hano za Kabembwe. Kuva muri biriya bice bakamanuka berekeza za Kabembwe, byanga byakunda barabona ku bitero birimo bigenda bisatira aba baturage. Reka mbasabe munyemerere twinjire hariya muri territoire ya Mwenga harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Abantu ntabwo barabasha kumenya ibirimo bibera hariya muri Mwenga hari drone yarashe ku munsi w'ejo.
bivuga ko ari ya FRDC yashakaga kurasa muri 23 ndetse na twirwaneho ikaza kurasa hehe ikarasa mu basirikare ba FRDC ikaba yanarashe hejuru ya territoire ikaba yarashe hejuru ya territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga izu yaho ikaba yarangije kugera gute, ikaba yarangije gushya. Ibi bikaba byatumye 23 ndetse na twirwaneho ikomeza urugamba isonga imbere. Nyuma yo gufata Mikenke ikaza ikigarurira agace ikigarurira agace ka Mibunda, yava muri Mibunda ikigarurira duce twazaga Ipopo, noneho yakomeje isonga imbere. Dore ibindi bice yarangije kwigarurira, yigarurira agace bita Karinga, yigarurira agace bita Kiseke, yigarurira agace bita Tumungu, yigarurira agace bita Kalulu, yigarurira n'agace bita Napindi. Utu duce twose 23 yarangije kutwigarura. Utu duce tukaba duherereye muri secteur ya Itombwe. Iyi secteur ya Itombwe akaba ariyo yagize gute 23 irimo igenda yigarurira ibice byinshi bitandukanye. Ibi bikaba byatumye kandi 23 ikomeza yerekeza kuri territoire kugeza aya masaha. 23 iri hafi kugera kuri territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga yaba iri hafi kugira gute gufatwa, kera barangije kugera mu bice biri iruhande rwa territoire ya Mwenga. Hanyuma noneho ibi bikaba byatumye n'abasirikare ba 23 na twirwaneho bari mu gace bita Kasika bakaba bahise bazamuka directement, bamwe baturutse imbere abandi baturuka inyuma, barahurira ahantu bita Kasika. Kano nako barahurira hehe, barahurira hano kuri territoire y'iki ya Mwenga. Abaturuka ruguru n'abaturuka hepfo bose barahurira hehe, hara kuri territoire ya Mwenga, babashe kugira gute, babashe kureba uburyo bagira gute bayigarurira. Ese kwigarurira iyi territoire ya Mwenga byaba bishatse gusobanurika. Kwigarurira territoire ya Mwenga biba bishatse kuvuga ko 23 ishaka guhuza territoire ya Mwenga ndetse igahura nare ya territoire ya Zawalungu ndetse na hariya muri Bukavu, kubera ko 23 ntabwo ishobora gufata Bukavu yonyine ngo ari yigumana itafashe Zawalungu izamuke banze ifate na Mwenga. Ikindi barashaka kuba bafite inzira ibakura hariya muri Baraka ikazamuka ikanyura muri Mwenga igatambuka muri za Mibunda na Mikenge ndetse igakomeza yerekeza muri Minembwe. Ni ukuvuga ngo 23 na twirwaneho barashaka ko bino bice byose, barashaka ko biriya bice byose bashobora kugira gute, bashobora kubihuza, bahuze umuntu uva muri Minembwe ajya anyura muri Mwenga directement aze agere hehe, agere muri turiya duce twaza Bukavu. Kuva muri za Bukavu uzamuka muri Mwenga na ahantu hatari kure cyane, kubera ko barangije kugera muri turiya duce twaza Kamituga. Egare ko nibarangiza gufata territoire ya Mwenga barahitamije hariya muri turiya duce twaza Kamituga, ari uko nguko bagenda bigarurira ibice byinshi bigize gute bitandukanye. Kwigarurira ibi bice kandi bifite icyo bisobanuye ku ngabo za 23 ndetse na twirwaneho. Turiya duce ni uduce turi terrerishe cyangwa se n'uduce dufite ubukungu. Hari ahantu bacukura amabuye y'agaciro, hakongera hakaba ari amashyamba forêt équatoriale, ari nayo irimo yeramiye imirwano imeze gutya. Iyi forêt équatoriale barashaka guhagarika umuvuduko wa bamwe batemamo ibiti bakajya kugira gute kubicuruza. Ibi kandi hakaba hari ahantu bacukura amabuye y'iki y'agaciro hariya muri iriya shyamba rya forêt équatoriale. Icyo bishatse kuvuga niki? Icyo bishatse kuvuga nuko 23 irashaka kubloka abantu barimo baza bakura imitungo hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakayijyana mu bihugu byabo. Ibi kandi iyi mirwano bikaba yakomeje kandi byayerekeza mu tundi duce twinshi dutandukanye twa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe bikaba bivugwa ko kugeza aya masaha tutabasha kubibonera gihamya neza nuko imirwano ya 23 yatangiye kugera muri turiya duce twa territoire ya tw'intara ya Maniema. Iyi ntara ya Maniema nayo yaba yatangiye kugira gute kugeramo iki imirwano, kubera ko 23 yagaragaye mu duce twinshi dutandukanye twerekeza hariya muri Maniema. Twerekeza hariya muri Maniema hariya bivuga ko 23 ndetse na twirwaneho isaha n'isaha turashobora kumva batangiye kwigarurira utundi duce dutandukanye. Kurwana muri territoire ya Mwenga ukaba werekeza Maniema, bishatse kuvuga ko bukaba ufite na Rulimba na turiya duce twa za Mirimba na Rugezi, ndetse ukaba haramanutse ugiye kugera narapa muri 23 yafite ikaba iri hafi gusatira muri turiya duce twa za Baraka ndetse na za Fizi. Turiya duce twose kuba barangije kutwigarurira bakaba bahagaze hejuru hariya hejuru ya Uvira
bakaba bari kuri uriya musozi wa Rubarika, egare ko mama 23 byanga byakunda isaha n'isaha turashobora kumva mama 23 itangaje ko yigaruriye umujyi wa Uvira, uretse ku mujyi wa Uvira utajuberamo iki, utajuberango imirwano. Turashobora no kumva mama 23 natwirwaneho barangije kwigarurira icyo bita Baraka. Turashobora kumva barangije kwigarurira icyo bita Fizi, kubera ko utu duce twose nguko twabonye bafata Mikenke bagahita batambuka directement bagakubita Gipupu, nyuma yaho bagahindukira baza kugira ngo barebe ukuntu bigarurira turiya duce twa za Mibunda, bakaba barigaruriye hafi Mibunda yose. Ubu bakaba batangiye gusatira hariya kuri territoire. Ni ukuvuga ngo za ntara mama 23 natwirwaneho bari basanzwe bafite izi ntara, bari bafite igihe cya RCD aho umupaka wabo waruri. Mama 23 birashoboka ko igiye gusatira hariya muri turiya duce kugira ngo ibashe kwigarurira ziriya ntara, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Maniema, ndetse yigaruriye na Kalemi, ndetse yigaruriye n'iki, yigaruriye n'icyo bita Katanga. Icyo gihe izaba yarangije kwigarurira turiya duce twose twahoze dufitwe n'icyo bita RCD, ndetse urongeraho na kariya gace ka Chopo cyangwa se icyo bita Kisangani. Hariya naho mama 23 irashobora kugira hariya muri turiya duce ikabasha kutwigarurira bidasubirwaho kandi bitayigoye, kubera ko mama 23 ndetse natwirwaneho bafite imbaraga, bafite ubushake, bafite icyo bahanganiraho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bagaragaza intege nke ku rugamba, mama 23 natwirwaneho bo nibwo barimo bagenda imbaraga zabo zigenda zigera gute, zigenda zigaragara. Urashobora kwibaza ngo ese bya biganiro byibura byaba bizasubukurwa, kubera ko twari twabonye ko bari basinye ko bagomba kugira gute, bagomba kuzagirana iki, bagomba kuzahagarika imirwano. Ariko iyo basinye amasezerano yo guhagarika imirwano, egare ko ari cyo gihe bajya bahita batangira kugira gute, batangira guhangana. Gusa kugeza ubu ngubu imirwano iracyakomeje, haba ari muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Tujye muri Kivu y'Amajyaruguru, twinjira hariya muri turiya duce twa Nyiragongo mama 23 yarangije kugira neza mu itope. Ubu ngubu aba Mayimayi, FARDC, FDLR, Wazalendo batangiye kuva hariya muri ya shamba rya Nyiragongo, nyuma yuko hashize amezi arenga 3 barimo barwanira hariya muri ya shamba. Mama 23 ndetse natwirwaneho batangiye kugira gute, batangiye gukuramo ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo muri ya shamba rya Nyiragongo. FARDC zatangiye kugaragara mu duce twinshi dutandukanye, zigenda zihunga ziva muri turiya muri ari amashamba cyangwa se muri iriya park. Ni ukuvuga ngo hariya imirwano iracyakomeje. Mama 23 ntabwo iratuza kandi ntabwo izabaha iki, ntabwo izabaha umutuzo batarabasha kwigarurira turiya duce twa Nyiragongo. Saho ngaho gusa ari n'utundi duce twinshi dutandukanye hariya muri Masisi naho turaza mukanya tubabwire uko byifashe. Gusa naho hari uduce twinshi turimo tugenda tuberamo imirwano, aho bita Zaruki harimo haraberamo imirwano, za Gatoyi ndetse aho bita za Nyakigano naho ntabwo byoroshye cyane, imirwano irimo iragenda ibera muri turiya duce twinshi dutandukanye. Gusa imirwano nubwo ikomeje hariya, ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo barimo baragenda bahunga batitsa amaguru hasi. Gusa mama 23 natwirwaneho bahagaze neza ariya ku murongo w'iki w'urugamba. Icyo nakubwira bwana Nikora tutarasuzangiraga amakuru y'imirwano yabanyurujemo yose bayumvise, ariko ku munsi n'umusibejo ngira ngo nibwo nakurikiranaga ikiganiro cya Colonel Rugabo kuri Imurenge 5/5 azenguruka isoko rya Minembwe yerekana uburyo nyuma y'igihe kinini cy'intambara hari ahantu nta mutekano hari, ngo abaturage bongeye kubona uburyo bwo kuba bari mu isoko, nubwo ubona ko wenda ibicuruzwa birimo atari byinshi ugereranyije wenda n'ibyagakwiye kuba birimo, ko abantu bakeneye kurya, bakeneye kubaho. Niki wavuga kuri ira soko rya Minembwe ryongeye gufungura abaturage bakongera kuba byibura bahuza ibyashara byabo? Ririya soko rya Minembwe ryari yarafunzwe cyane rigafungwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bari barafungiye abaturage aho ahava ibicuruzwa. Ariko mama 23 ndetse natwirwaneho bamaze kwigarura turiya duce bafungura inzira z'abaturage, nubwo inzira zose batarabasha kuzifungura nabo baracyafite impungenge. Ni ukuvuga ngo gufungura hariya soko byatumye abaturage babasha kugira gute, babasha kongera kubona ubuzima, dore ko abaturage hariya batabonaga isabune, ntago babonaga umunyu, ntibabonaga amavuta yo kwisiga ndetse ntibabonaga n'amavuta yo kurya, yewe n'umwambaro nta myambaro babonaga, ntibanabonaga n'ibikenewe bya bugufi yabo. Ibyo byose kuba bataribonaga mama 23 imaze gufata turiya duce byatumye abaturage bava muri za Bijombo bose batangira kuza, batangira kurema ari amasoko hariya mu misozi miremire ya Minembwe.
ndetse iyo soko yari isa nkaho yari imaze nko kurangira, ariko kugeza aya masaha iriya soko yarongeye iratangira irarema, ndetse n'isoko yakundaga kurema kuwa kabiri, iyo ngiyo nayo yaratangiye kurema ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu iyo soko yarimaga kuwa kabiri irimo irarema hariya, kandi hakabonekamo ibyashara cyangwa se ibicuruzwa. Hakaba n'indi soko iremera hehe hariya ku Kiziba, hariya soko irema ku munsi wo kuwa gatanu cyangwa se na gatanu. Iyi soko nayo ikaba ikomeje kugira gute kurema, kandi ikagaragaramo ibintu byinshi bitandukanye cyane n'ibyaremwa n'ibyabaga birimo mu gihe hari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ubu ngubu amavuta yarabonetse, isukari yarabonetse, umunyu warabonetse, isabune yarabonetse, buri kintu icyo ari cyo cyose cyari kibura hariya mu misozi miremire ya Minembwe cyarabonetse. Gusa ntibiraboneka byose ngo bite bibonekera rimwe cyangwa se bize ku giciro kiri hasi, ariko kugeza ubu ngubu byarabonetse. Gusa bizaboneka neza kugira ngo tubashe kubivuga ko byabonetse igihe bazaba bafunguye inzira yo kwa Murima, abaturage bava za Baraka, abava za Bukavu, abava za Uvira bakajya baza n'imodoka ikageza ibintu hehe hariya mu Minembwe. Nico gihe tuzavuga ko byatangiye kuboneka cyangwa se abantu babaye satisfied. Ariko mu gihe ziriya nzira zitarafungurwa ngo abaturage bavuye muri Baraka, abavuye muri Fizi, abavuye muri Uvira bose babashe kuzamura biriya bicuruzwa, icyo gihe ntabwo twavuga ko abaturage bari satisfied ku bintu bijyanye n'ibicuruzwa. N'ubundi biracyari bikeya kandi n'ibiciro biracyari ku rwego rwo hejuru cyane. Bwana Nikora, reka ngushimire. Urakoze cyane. Shimire n'abari badukurikiye muri iki kiganiro Imboni TV, imboni ya rubanda.